I lost this trade BTC USD, but this mistake changed everything. Nahombye iyi trade ya Bitcoin, ariko iri kosa ryanyigishije ibintu bikomeye cyane. What's up traders, welcome back to Manila Forex Academy. Today I'm not showing you profit, I'm showing you the real truth about trading. Uyu munsi ntabwo nje kubereka profit, ahubwo nje kubereka impamvu nahombye iyi trade ya Bitcoin, kugira ngo namwe mutazongera gukora iri kosa. So this is the trade I took on BTC USD. Nari nabonye setup isa neza cyane, harimo support zone, harimo ama support zone ndetse na confirmation. Everything look perfect, but ikibazo si analysis, ikibazo cyari decision. Nari nafashe nyuma yo gufata, mbere yo gufata ino trade. Here is not where I made the mistake. Aha niho nakoze ikosa rikomeye. Let me show you exactly why. So first of all, twari dufite trade yacu ya Bitcoin. Murabona hano twari turi kuri psychological support ku 35,000. Kuri line nicyo bivuze psychological support, turi ku 35,000. Byavuga byerekanaga ko iyi ishobora kuba support area, tugiye kuzamuka muri bullish. So iyi ngiyi nayifatiyeho nka support, ariko ngiye kubereka ikosa nakoze kuri trade ya Bitcoin, and then mbereke nuko nari kuyinjira. Nawe ubutaha ufata trade cyangwa ujya ufata trade iri kosa ntizakugarukeho. So ninjiye vuba cyane ntategereje confirmation, nari mfite confidence nyinshi cyane kugeza aho ntitaye kuri confirmation. So reka nze mbereke ukuntu ninjiye fast, kandi wenda isoko ryari bullish, ariko nkinjira fast kurusha uko nari gutegereza confirmation. So nk'ibisanzwe hano twari dufite area of support, hano rihageze rihakora resistance, riramanuka, ariko rimanuka nta ngufu ryari rifite, kuko hano twari turi kuri psychological support. Hanyuma rigeze hano rigarukaho, rikora retest, hanyuma mfatamo ino trade ya Bitcoin. Hanyuma isoko ryarazamutse, rirangije riragaruka rinkuramo. So reka nze mbereke ikintu kimwe ntitayeho kandi cyari ingenzi cyane ku buryo ryari kumfasha no kuba ino trade yanjye yaba successful, ariko nkaba ntaracyitayeho. Urugero, hano twari tuhafite ino area of support, hano iba support, hano iba resistance, hano urabona ko naho yaje kuhakoresha nka resistance. So icyo gihe nitaye kuri iyi zone, kandi ino zone ntabwo yari strong cyane, kubera ko urabona ko dufite market imaze iminsi iri bearish, bivuze ngo trade za bearish zifite high probability cyane kurusha trade za bullish. This trade taught me something very important. Iyi trade yanyigishije ibintu bitatu, ari patience is everything, risk management, confidence, and wait confirmation. Trading si ukuri gusa, ni discipline. Some traders bazaza bakubwira ko profit babonye, bakubwire uburyo binjije amafaranga kuri platform zabo, bakwereke ama trade yawininze, ariko ntabwo bazakwereka trade ziri zabaye zagiye loss. So now tugiye kureba noneho ukuntu ushobora kwirinda zino loss bitewe na discipline, patience, consistent kuri trade ya Bitcoin. So rero murabona ino Bitcoin niyo mperuka gufata, urabona yabaye win, ni iba win.
iyi ngiyi niyo mperuka gufata, ariko urabona ko yaruzinze nahombye amadolari 100. Uko ngiye kuri trade ya nyuma amadolari 100 nkunguka amadolari 300 cyangwa nkunguka amadolari 5. Iyo na closinze some profit kuri 1/2. So hanyuma rero hano dufite trade ya Bitcoin yabaye loss. Ngiye kubereka icyatumye nyinjira, mbereke n'icyari gutuma ntayinjira, nkategereza zone iri perfect cyangwa nkategereza perfection time yo kuba nafata ino trade ya Bitcoin. So icya mbere twari dufite psychological support, market yakozeho ikora rejection. Psychological support kuba tayizi ni point ya hano, wenda urabona ko Bitcoin yaragaze ku 35, aho ngaho bayita psychological support. Indi psychological support yari kuza wenda nko kuri 60 cyangwa 55 cyangwa 50. So gutyo bivuze ngo psychological resistance iri hano ku 70. So hanyuma market igeze kuri ya psychological support yacu, nahise mbona decision mu mutwe wanjye, nahise niyumvishamo ko ino trade igiye kuzamuka exactly, ariko ntago narindiriye igihe cyiza cyo kuba nayizamura. So hanyuma market nk'ibisanzwe yaraje igeze kuri ya psychological support, itangira gukreata amahaya high ndetse n'amahaya low. Bivuze ngo yari yakuyemo iyi zone, iyi structure. Hanyuma nanjye mpita nkomfirma ko market yatangiye bullish, ariko dore ikintu kimwe ntitayeho kandi cyari kumfasha kugeza ino trade ibaye win. Iyo nza kugitegereza ino trade yari kuba win, cyangwa wenda nkaba nafata trade simombe amafaranga yanjye. So urabona nubwo hano twari dufite ino area of support, hano iza kuba resistance, hano igarukaho tuyikoresha nka support. Nategereje confirmation ya mbere, ntegereza iya kabiri. Impamvu nategereje iya kabiri nuko nari nabonye ko ino candlestick pattern ya bullish yabonetse, ita breakinze iyi zone. Hanyuma ndangije njya no muri lower time frame, namanutse mu minota 15. Maze kumanuka mu minota 15, market yagarutse gukora retest hano, hanyuma yerekana candlestick ya bullish. Icyo gihe nahise mfatamo trade, nta kintu nikanga, numva ko market yanjye igiye kujya mu cyerekezo cyanjye, nta zindi excuse. Hanyuma ikintu ntitegereje rero ni iki ngiki ngiye kubereka. Hanyuma bimaze kuba market yahise imanuka ijya bearish, ihitinga top loss yanjye. Nabyutse mu gitondo mbona market ya breakinze ino area of support, hanyuma yafashe na stop loss yanjye. So ino trade nahise nifuza kubereka impamvu nahombye ino trade, gusa ndaza no kubereka impamvu ntari guhomba ino trade yanjye ya Bitcoin. So rero niyo mpamvu nahombye ino trade yanjye ya Bitcoin. Ngiye kubereka noneho ukuntu patience ari ingenzi na consistency, and then discipline is more than this. So hanyuma murabona hano twari dufite nk'ibisanzwe, hano twari nk'uko namuje kubasobanurira ino psychological support, hano tuhafite ino area of resistance yabaye support hano. Iyi ntago ari analysis mbi, ahubwo ikintu cyabaye ni discipline. Hanyuma hano reka dukuremo ino trade yacu. Murabona hano market yarazamutse, maze kuyijyamo market yarazamutse hano igeze kwiyi. Murabona hano twari tuhafite support resistance, hanyuma hano naho tuza kuhagira area of resistance. Rero market yagezeho isiga rejection, ariko ino area ntabwo nigeze nyitaho ko iri strong, ko market ishobora kuyikoresha nka pullback, hanyuma ikaba yaza muri stop loss yanjye, hanyuma wenda ikaba yagaruka ikarichestingaho. So icyo gihe rero
iyo nza kwitonda nkakora analyze yanjye neza, nari gutegereza market ikaza ikabreakinga ino area of resistance, hanyuma ikagarukaho kuyikoresha nka support, ikaba yazamuka nka targetinga iyi high nkuko nari targetinze. Ariko kubera discipline nkeya no kuba ntabasha kwihangana nkeneye trade yihuta, nicyo cyatumye ino trade yanjye igwa loss. So rero ni iyi mpamvu nahombye ino trade ya BTC, nahombye ino trade ya Bitcoin kubera ko ntagize discipline, ntagize patience, nta consistency. Numvaga nshaka gufata trade uwo munsi, ariko ntabwo nari narebye iyo trade neza niba koko iri high probability. So rero isomo ry'uno munsi nuko tudakwiye gufata trade zihuta, kuko trading, forex trading, ikosa rituboneyemo niryo ritwigisha kugira ngo ubutaha tutazongera guhura naryo. So rero isomo ry'uno munsi dukwiye gufata trade twabanje kwitonda, kuko amafaranga ni ingenzi. Umutrader udafite capital ntabwo uwo aba ari umutraders. So rero that's why dukwiye kwitonda gufata trade zihuta, tukabanza tugategereza confirmation, hanyuma nyuma ya confirmation tukaba twafata trade, tukarikora risk management yacu neza. Ubwo bivuze ko ino Bitcoin zone nshobora gutegereza ni zone, nshobora gutegereza iyi zone ya area of support yabaye broken, hanyuma nkayizamura nka targetinga iyi high yo ku 72,000. So if you learned something from this video, don't forget to like, subscribe and share. Niba hari icyo wungutse muri iyi video, kandi like, subscribe, kandi uyisangize abandi ba traders. More Leo trading content is coming for Money Forex Academy. See you. Ciao, ciao.